Amatwi yacu yumva byinshi ndetse n'amaso yacu akerekwa byinshi, ariko ibyo byose siko bihita bituva mu bwonko. Hari ibyo wumva rwose bikazasigara mu mboni zawe ndetse no mu mutwe wawe. Mu mujyi wa Kigali umubyeyi yagiye kurebera shampiyona y'isi y'amagare, icyo gihe igise kiramufata, ariko ikidasanzwe si uko yibarukiye aho, ahubwo n'izina yahise yita umwana we, dore ko yamwise UCI. Ese wigeze wibaza impamvu umuntu aho umwana w'izina ridasanzwe? Iyi nkuru ifite isomo rikomeye ku buzima bwacu twese. Ni mu gihe cy'imikino ikomeye cyane yabereye mu Rwanda, aho abakinnyi baturutse imihanda yose ku isi bari mu mihanda ya Kigali. Abaturage bari buzuye umunezero, abandi bari mu byishimo byo kubona igihugu cyabo cyubashywe imbere y'amaso y'isi. Ariko mu bantu bari bahari hari umubyeyi wari utwite. Ubwo amarushanwa yakomezaga yarangajwe n'ibyishimo bidasanzwe, bityo igise kiramufata mu buryo bw'agatangaza. Aho nyine yahise ahibarukira, kandi cyahise kimuzamo ni iki ngiki: uwo mwana azitwa UCI. UCI ni izina risanzwe, ni impine y'irushanwa ryari ryabereye mu Rwanda. Kubwe byari nko gusiga umwana, by'umwihariko amuraza ikintu gikomeye kuva ku munsi wa mbere. None se kuki izina rifite imbaraga? Izina si amagambo gusa, izina ni ubutumwa. Iyo umubyeyi ahaye umwana izina rifite agaciro, aba amushyizemo urugendo, intumbero n'icyerekezo. Uyu mwana yahawe izina UCI ku mpamvu ebyiri: kuko yavutse mu gihe cy'amateka y'ingenzi mu gihugu, kuko kandi umubyeyi we yifuje kumusigira umurage uhamye wo kuba intwari, ndetse rwose awukomora ku gikorwa cy'ubumwe, umurava n'imbaraga. Niba izina risobanura byose, natwe tugomba kwibaza tuti ese ibikorwa byacu bizaba izina ki ku bandi? Muri iyi nkuru hari isomo rikomeye, uko ibintu burya bikubaho mu buzima ntibiba impanuka gusa, hari igihe biba ubutumwa bukomeye. Burya izina cyangwa igitekerezo gito gishobora kuba intangiriro y'impinduka zikomeye. Ntitugomba gufata ibintu nk'aho ari ibisanzwe cyangwa ngo tubyoroshye cyane, kuko buri kintu gishobora kuba UCI yacu, ikimenyetso kidusigira umurage. Buri wese muri twebwe afite UCI yihariye cyangwa se izina ryihariye. Icyo UCI ishobora kuba, yaba inzozi, yaba impano, yaba igikorwa cy'ubutwari, cyangwa igitekerezo gituma abandi bose rwose bakurangamira mu buzima. Ababyeyi nimutekereze neza, ibyo muvuga, ibyo mukora, ibyo musigira abana banyu nibyo bizaba indangamuntu yabo. Ntibishingira gusa ku mazina, ahubwo no ku bikorwa. Urubyiruko mwibuke ko kuba mu Rwanda, igihugu cyandika amateka, ari amahirwe akomeye. Kuba muri Kigali igihe amahanga yose yarebaga shampiyona y'amagare ni ikimenyetso gikomeye. Namwe mufite amahirwe yo kugaragara imbere y'isi. Ese mu mitima yanyu muzihitiramo izina ki? Muzasigara mwitwa bande mu mateka y'isi? Iyo nkuru y'uwo mubyeyi iratwigisha ko ntacyo tugomba gufata nk'ikidafite agaciro. Inzozi zacu niyo zaba ari ntoya, zishobora gusigara nk'umurage uhoraho. Buri munsi tubaho dufite amahirwe yo guha abandi izina, ari ryo kuba urugero rwiza, kuba isoko y'icyizere, ndetse no kuba ikimenyetso cy'ukuri. UCI ni izina rishobora gufatwa nk'urugero rw'uko umwana yazakurira mu bihe byiza, ndetse akamenya yuko avutse mu gihe cy'amateka, bityo agaharanira kubaka amateka mashya mu buzima bwe. Bavandimwe, inkuru y'umubyeyi wibarutse mu gihe cy'amarushanwa akomeye ntiyigisha gusa ku munezero wo kubyara, ahubwo iradusaba kwibaza tuti ni ubuhe butumwa, ni izihe ngamba, ni irihe zina dushyiraho ubuzima bwacu mu minsi ya buri munsi? NB Listen y'uyu munsi ni nta kintu kinini gitangira ari kinini. Hari igihe gitangira nk'izina ryoroheje, nk'igitekerezo gito, ariko kikaba inkomoko y'amateka akomeye. Ahazaza hawe, nk'uko uyu mubyeyi yahaye umwana w'izina rifite icyerekezo, nawe ushobora kwihitiramo izina rishya ku buzima bwawe. Izina ryuzuye icyizere, umurava, ndetse n'urukundo. Iyi niyo NB Motivation and Storytelling y'uyu munsi, inkuru no isigira isomo rikomeye ku buzima bwa buri wese. Ndagushimiye ko wakomeje kubana nanjye, njye mwari kumwe mbikugezaho byose ni Bene Press nk'ibisanzwe. Iya Press TV warukomeje gukurikira. Twongere duhurire n'ubundi mu kandi gace.